Reka nongere ngo ikaze kuri mikro ya Celebrity XMASS Party ni gitaramo kigomba kuba ko tariki 25 z'ukwezi kwa 12 nkomeje kugenda nkwereka ibyamamare nyarwanda tugenda tuganira abatubwira uko bamerewe batubwira vacances zabo uko zimeze ndetse nabo ubwabo nubwo ari ibyamamare nabo bafite abo bafana bakatutangariza abo bakunda. Hanyuma uyu ngo bituri kumwe yatwaye turu di Rwanda sinzi niba mumuzi abantu benshi cyane bakunda kubamenya buriya bambaye imyenda ya sport. Uyu munsi nkuko ubibona ni ku cyangwe yambaye nk'umustar yitwa Valens Ndayisenga. Ndayisenga reka ngo ikaze. Urakoze cyane. Amakuru ni meza. Wambaye neza kabisa. Urakoze cyane. Nanjye mu byukuri nyigutumira nyiguhamagara nari mfite amatsiko yo kubona umusaza araza yambaye gute. Nabikoze ubwo ngubwo. Abantu benshi bakunda kubabona tubabona ku magare ariko mu buzima busanzwe amatsika bari benshi. Valens muzaba musanzwe dukunda kwambara iki? Abantu benshi tubona turi muri sport nyine dukina twambaye imyenda y'akazi ariko nyine nyuma ya sport tuba tugomba guhinduka tukamera nk'abandi bantu basanzwe tukambara neza tugacya nyine nk'abandi bantu ya. Hanyuma Vale kuri mu Rwanda bimeze bite? Ndi mu Rwanda mu biruhuko ndakeka kubera ko imikino ibararangiye muri Europe irangira mu kwezi mu mwaka 8 mu kwezi kwa 11 kuvuga champion umwaka urangira mu kwa 11. Hanyuma haryo ukina mu gihugu muri France mu kipe yitwa gute? Côte de Mer. Ubu ngubu uhagaze gute kuri classement y'iyo kipe cyangwa se kuri classement ya champion? Mpagaze neza nkurikije ama equipe ukuntu abahanganyeyo n'abakinnyi ku giti cyabo nanjye nkeka ko ndi mu bakinnyi beza iyo da. Wenda dusubira inyuma gato mu mateka abantu bariko tureba nonaha abantu bikije basigaye bibagirwa vuba Vale. Babarira noneho utwibutse CV yawe imeze gute ku rwego rw'amagare? Ubu ngubu navuga ko ubundi CV yanjye natangiye kugaragara muri 2014 2013 wenda ho gato ko nibwo natsinze stage ya mbere muri Tour du Rwanda noneho nongeye kumenyekana cyane ari nayo ntangiriro yanjye navuga muri 2014 ubwo nabaga natwaraga Tour du Rwanda ari nje munyarwanda wa mbere ubikoze. No kuvuga Tour du Rwanda kuva yabaho niwe munyarwanda wayitwaye bwa mbere? Ninjye wayitwaye. Byari muri 2014. Ubwo nyuma byaje kugenda bite? Hama nyuma ndakina 2015 ndarwara muri Tour du Rwanda hagati sinayirangiza ndakina 2016 ndongera ndayitwara namanda komeza kuva 2017 byagenze 2017 nabwo nakinaga muri equipe muri Autriche. Naraje turakina twe dufite abakinnyi bakeya bamwe baranarwara ha mu bundi nyuma Tour du Rwanda irangira nsize mu stage imwe muri 2017 mpita noneho nsinya contrat muri France ariho narindi ubu ngubu muri 2018 nakinye Tour du Rwanda ndi muri equipe muri France no mwaka. Ariko hari ikintu kimwe ntajya nsobanukirwa Vale. Ni gute ubu ufite ikipe ukiniramo hanze waza no mu Rwanda ukayikinamo ariko watwara igikombe bakaba cyatwawe n'umunyarwanda ko iki batabango cyatwawe na ya kipe yakiniyemo hanze? No kuvuga ngo mu magare kandi ntago mu magare gusa no muri sport buriya gusa cyane cyane mu magare niho nabivuga cyane kuko iyo utwaye Tour du Rwanda hari ahantu umukinnyi nkanjye Valens byandikwa kubera nationality yanjye hano byandikwa bakavuga ati umuntu watwaye Tour du Rwanda n'umunyarwanda nubwo yaba ari equipe nakinira yo iserebura ko twatwaye Tour du Rwanda nk'iyo equipe kuko bari club ariko ntago yaserebura yitirira ko ari umufaransa witwaye byitirirwa igihugu kako ko mba mfite nationality y'u Rwanda kandi umunyarwanda niyo mpamvu byitwa ko ari umunyarwanda watwaye Tour du Rwanda. Vale uduciyemo muri make CV yawe ku rwego rw'amagare kune hagaze ariko se noneho kano kanya ninde muntu wavuga ati uyu muntu yo ntaza kumugira ntago nari kuza kuba umuntu muzi kano kanya mu rwego rujyanye n'umukino wa sport y'amagare? Mu byukuri ni benshi ariko nyine habarimo ab'ingenzi nza harabona nasanze harimo Adrien Niyonshuti ubona we aba mu Butaliyani ariko urebye ntabwo agikina ibintu by'amagare arimo kugenda ubona nk'agenda ashaka kubireka. Hanyuma na nyakwigendera umusaza w'i Rwamagana wari utoza equipe y'i Rwamagana ya Les Sportifs ariyo nakuriyemo niwe muntu wabashije kumfata ubundi bwa mbere yitwaga John Rugambwa yitabye Imana muri uno mwaka. Nibo bantu navuga bagiye bamba hafi cyane mu mukino w'amagare hama nabandi na president wa federation nabari mu bantu bagize uruhare mu izamuka ryanjye bayingana. Nabandi bantu benshi bagiye batandukanye nabari abanyamerika bari bafite runini equipe nationale nabo bagizemo uruhare ba Jack Boyer harya mu rwose Rwamagana. Hanyuma Vale urimo nateganyiriza iki rero abana b'Irwamagana cyane ko nawe waturutse Rwamagana ukaza Kigali ukanyonga igare ukatwara Tour du Rwanda kano kanya ukabukina ku mugane w'i Burayi? Ubundi ikintu cya mbere siporo nkanje akenshi nagiye ngira ubufasha buvuye mu bantu buriya
hari imbaraga baba barashyizemo kugira ngo ntere imbere nanjye izo mbaraga baba barampaye nizo ngerageza kuba nahafashisha abana b'iwacu kugira ngo babe batera imbere gusa ntabwo biba byoroshye kubera ko mu mukino w'amagare birahenze ariko mu bushobozi ikintu cya mbere ntabwo ubundi igikorera amafaranga inama nizo za mbere hanyuma ubundi ukabasha no kubasapotinga mu bindi bintu ushoboye kuba wakora ariko nk'intumbero mbyemba mfite nuko byibuze nimba narazamutse nturutse Rwamagana nitwa Valens narazamutse nyuma haza na Areruya ari mu bantu baje inyuma yanjye kandi nsiko nagize murare nawe kugira ngo bayazamuka nubwo atari runini nawe ubwe awe hari ishyaka nawe bafite kugira ngo azagira abandi azamura nanjye ubwo ramba ndiri muri uwo murongo mba mvuga nti uko nazamutse Valens wenda nkamamara nkaba haraho nageze akaba ari cyo nagezeho byibuze ngomba nanjye kugira uwo mfasha rero haba hari abana bari muri club ya Rezami Sportif Rwamagana hari ibintu by'ingenzi bike yabakenera nshobora kuba nagira murare kugira ngo bibone babe babasha kugenda batera imbere nabo kano kanya tuvugana ukina ku mugana y'Uburayi mu gihugu cy'u Bufaransa ni experience umaze kugira kuva wagera mu Bufaransa experience zo ni nyinshi kandi nta nubwo navuga ko nyinshi naziboneye muri France kuko natangiye kubangira ngo gukinira muri Europe muri 2014 nakiniraga muri Switzerland hama nyuma njya muri Butaliyani za Autriche nahantu nagiye nkora experience gusa ikintu cya mbere muri siporo byose ni discipline kugira ngo bashe kugira ahantu gera byose ni discipline ari nabyo nanashishikariza abandi bantu bose bakizamuka bari mu ntege zanjye nyuma discipline niyo ya mbere ubundi gutera imbere byo biraza hanyuma Vale reka tugaruke kuri iyi mikoro ni mikoro yitwa Celebrity XMASS Party ni gitaramo kigomba kuba ku tariki 25 kikabera hano muri Kigali kizahuriramo n'ibyamamare nyarwanda byose mu byamamare nyarwanda uri nomero ya mbere turi kumwe kano kanya ariko mu buzima busanzwe haba hari umustar nawe wemera uvuga turamuntu ndamwemerera ibyo akora abastare mu iki gihugu ni benshi gusa harimo umutipe nemera hano mu Rwanda sinzi niba mwaramutumiye uno mujama akina yitwa Seburikoko Papa Sava ndamufana cyane uriya rwose nje nkamusanga bana nakishima nta bastare bo ni benshi wenda nemera ariko Papa Sava arabinkorera aragukorera umuti aravuga kabisa wenda tugiye mu bandi bastare basanzwe abastare basanzwe rero abakora umuziki abundi ngiye ubundi injyana ubundi ndirimbo numvishe kuko abahanzi abanyarwanda mu by'ukuri barakora cyane kandi rero ngiye injyana zabo akenshi bose yinkoreye ndagukorera injyana iri kugukorera kano kanya tuvugana injyana iri kunkorera rero uri injyana iri kunkorera kandi itarika kandi maze iminsi ni iriya ndirimbo ya Dream Boys ya Band Boys hari Kigali Love hari nta kibazo ariko ntago nabura nubwo ari groupe nayo nayivuga bara abapeti Dream Boys nabo karirimbo barutse gusohora nako ndirimbo yitwa gutera nanjye ubwanjye ndayibagiye yitwa biretse nze nyikubwira nanjye ubwanjye ndayibagiwe ariko indirimbo baheruka gusohora bari kumwe na Riderman na Knowless na Dream Boys ubwabo yitwa gute indirimbo yo ndayibagiwe yitwa cyangwa ni ijoro ni be hari ijoro ni be bari kumwe na DJ Miri n'indi ya bari Eva ni bari Adam reka tuyihorere nanjye ubwanjye ndayibagiwe kandi ari byo nirirwa nkora ariko Vale noneho rero no kuvuga ngo tuvuye mu buzima bwawe bwa siporo wenda n'ubwo buzima bwa showbiz mu buzima busanzwe Valens ni umuntu kigera hano yiri Valens navuga ko ari umuntu usanzwe usabana na buri muntu wese ukora siporo kandi uyikunda mbega sinzi ukuntu wenda nabisobanura ese Vale ari mu banyamakuru ba siporo mu banyamakuru wenda ba showbiz ibingibi bivuga imiziki cyangwa iby'abahanzi n'abanyamakuru bavuga amakuru asanzwe ni nabahe banyamakuru ukunda kuganira nabo abo nkunda kuganira nabo abavuga aba showbiz nyarwanda bo ntago njya nkunda kuvugana nabo cyane ariko harimo wenda nk'uwomba nzi n'abana rahuye nawe se ntawe kereka Lucky niwe twaba twarize guhuraho abakora muri siporo bo na ba David ni benshi turaziranye ba Jarike hanyuma turimo tugenda tugana ku musozo wambwiye ko ukunda injyana nyarwanda ndashaka kumva akantu waborotse mu mutwe iyo wicaye uri ku karirimbo ku bwawe
asuko nurimo kungora urimo kungora karirimbo nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza. Okay, nta kibazo na kimwe koko dushaka kwiteza kuko tuzaba turi kumwe n'abastari benshi bagiye batandukanye. So reka ndeke Valens yifashe mikoro noneho agira icyo abizeza kuri uriya munsi. Abanyarwanda bose ndabifuriza kuzaza kukifatanya natwe tugaserebura XMASS Party ku itariki 25 z'umwaka wa 2018.